amenye mu itsinda rya Urban Boys ikaba yitwa Safi Madiba niyo mazina akoresha mu buhanzi muri Gashyantare muri 2020 nibwo Safi Madiba yagiye muri Canada. Icyo gihe rwose abantu barabyibuka nyuma yo gukora ubukwe na Niyonizera Judith bari basezeranye mu kwakira muri 2017. Kuri ubu rero Safi Madiba mu byishimo byinshi nyuma yo kubona ubwenegihugu bwa Canada, n'ubwenegihugu yakunze kugarukaho avuga ko mu by'ukuri aricyo akiza imbere muri iyi minsi, ndetse rwose ngo gushaka impapuro n'ibindi bitandukanye byagiye bifata umwanya we munini, bituma mu by'ukuri adashyiramo imbaraga nyinshi mu muziki kubera n'akandi kazi ngo afite muri icyo gihugu. Mu byishimo byinshi rero ashimira Imana avuga ati rwa rugendo rukomeye ariko mbashe kubigeraho. Hanyuma kandi uwitwa Abushari nyuma yo gukora ibitaramo mu mijyi itandukanye ipari mu Faransa, Ilide naho ni mu Faransa, yataramiye mu mujyi wa Rio ariko kandi yageze no muri Pologne aho herutse gutaramira muri iyi weekend. Akaba rero avuga ati nibyo ndi kugira ibihe byiza hano ku mugabane w'Iburayi, atari ko burya ntaheza nk'iwanyu rwose ndikumburiye mama Rwanda, ati nkumbu igihugu cyanjye. No muraperi umwe mu baraperi barimo bitwara neza, ndetse yateguje album rwose amaze igihe kinini ateguje, avuga yuko izaba yitwa Full Moon. Hanyuma kandi witwa Tanasha Donna, uyu ni umunyakenyakazi, akaba umwe mu bazwi mu itangazamakuru ryo muri Kenya, ariko kandi yanamenyekanye ubwo yabyaranaga n'uwitwa Diamond Platnumz wabaye n'umugabo we, nubwo bitateye kabiri baza gutandukana. Ariko kandi Tanasha Donna umwe mu bahanzikazi bagezweho hariya muri Kenya, akaba azataramira mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki 21 ndetse no ku itariki 22 byamaze kumenyekana ko azakirwa n'uwitwa DJ Toxic, mbere yuko DJ Toxic azaba yerekeje i Rubavu mu bitaramo azaba Ahakorera birimo icyo yise Toxic Experience, itegerejwe kuba ku itariki 29. Hanyuma ariko kandi Blues Melody byamaze kumenyekana ko rwose itike harimo itike ya $1,300,000 ni mu gitaramo azahuriramo na DJ Marno mu gihugu cy'Ububirigi. Akaba rero ari gitaramo ategerejwemo hariya i Buruseli. Uyu Blues Melody arutse gutangaza ko mu by'ukuri ku itariki 6 Nyakanga azaba ari i Buruseli mu Birigi. Akaba rero amatike yatangiye kugurishwa, ariko kandi mu kanya gato yakumbuga nkoranyambaga Blues Melody yamaze kugaragaza ko yiteguye no kuzataramira muri Canada, ati mube mwitegura ndaje vuba bidatinze. Uwitwa Washington no mu producer ukomeye cyane, yaramenyekanye na hano iwacu mu Rwanda mu muziki itandukanye yagiye akorera abahanzi b'abanyarwanda. Uyu mu producer rero akaba yavuze ati hakwiye kujyaho umunsi wo kuzirikana ibigwi by'uwitwa Wizo Manizo, ati mu by'ukuri hari uburyo mutamwubaha mugatekereza ko itsinda rya Good Life ryari rigizwe n'uwitwa Radio Moze, atari ko mu by'ukuri ntabwo ari byo, kubera yuko uyu Wizo Manizo nawe n'umwe mu bahanzi bakwiye icyubahiro ndetse bakwiye kubahwa cyane. Hanyuma kandi uwitwa Lil Wayne ati abari California ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 nimwitegure nzaba mpari, tuzakora byinshi bitandukanye. Ni mu gitaramo rero yateguje. Uwitwa Asha Raymond akaba yabwiye abamukurikira yuko mu by'ukuri ngo kugira ngo adasaza, ndetse by'umwihariko rwose kugira ngo akomeze kuba umuhanzi bareba bagakunda, ati hari ingamba ndafashe, harimo gukora siporo, ariko kandi harimo no kwigomwa ifunguro rya buri wa gatatu. Ati buriya kuwa gatatu sinjya nkora ku ifunguro, ni umunsi nahariye kugira ngo nzakomeze kugera ku nzozi zanjye. Ni mu gihe kandi witwa Serena Dio ashimira abakunzi be avuga ati mwarakoze kubana nanjye mu rugendo rukomeye rw'uburwayi. Hari ku mugoroba ubwo yamurikaga filime ye igaruka ku buzima bwe, avuga ati mwarakoze, iyo ataza kuba abafana mu by'ukuri ukomeze ntabwo ariko nariko bameze. Reka nsoze gutyo, ibindi ni muri Showbiz Today.